Muraho neza abakunzi ba Iyungure BTV, ndabasohoje amahoro y'Imana abane namwe. Ndabashimiye ko dukomeje kubana, nawe niba uri mushya ntugende udakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo tubane. Iki ni igice cya 11 cy'inkuru ya Giramata na Bruno. Karirosi yakomeje kumpatiriza ambwira ko tugomba gutoroka igihugu, ariko naramubwiye nti njye ntaho njya. Yarambajije ati se kubera iki? Namubwiye ko Bruno yemeye kumpa divorce, bityo nta mpamvu n'imwe mfite ituma mpunga igihugu. Yarambwiye atarakubeshya kuko njye ubwanjye yanyibwiriye ko adashaka ko mutandukana. Naramubwiye nti rega icyo wakora cyose sinenda kujyana nawe. Ndashaka gusubira iwacu nkabaho mu buzima nk'ubwo nahozeho. Yarambwiye turakora ibyo nshaka, ndamubwira nti oya. Tugishwana gutyo mama we yahise asohoka mu nzu aza dusanga, nanjye nahise musiga ninjira mu nzu. Hanyuma mama we yamubajije ibyo twavuganaga, ariko ndaramubeshya aramubwira ati namusabaga ko dusohokana mu mujyi nkamutembereza. Hanyuma mama yaramubwiye ati ariko Karirosi niki gituma uhora ushaka kugirira nabi mukuru wawe? Niba ari ikintu gishobora kumubabaza ni uko ukubona uri kumwe na Giramata, kuki udashobora kumva ibyo agusaba? Undi yahise yikubita aragenda arakaye, yahise afata imodoka yagiye ku kazi, yasanzeyo Bruno. Hanyuma yaramubwiye ati mama yambwiye ko ushaka ko mva muri ruriya rugo. Undi nawe yaramubwiye ati cyane, ahubwo ko watinze. Undi aramusubiza ati ndagenda ariko hari icyo nshaka. Bruno yaramubwiye ati urashaka iki? Karirosi aramubwira ati ndashaka amafaranga. Undi yaramubwiye nta mafaranga ufite kuri konti yawe? Yaramubwiye ati ndayafite ariko ni make ntahagije. Ndashaka amafaranga atubutse ku buryo azantungaho nzaba ndi. Undi yaramubajije ati se urashaka angahe? Yaramubwiye ati nshaka $1,000,000. Bruno yarasetse aramubwira ati $1,000,000? Yaramubwiye ati ndaguha igice kandi nta yandi mahitamo ufite, urahitamo kuyemera cyangwa se kuyareka. Karirosi kuko nta kundi yagombaga kubigenza yarayemeye, ndamubwira ko aza kumusinyira sheke hanyuma akajya gufata amafaranga. Hanyuma y'ibyo ndi mu rugo, mama Bruno yarampamagaye ansaba ko tujya hanze tukaganira. Twagiye muri jardin turicara. Yarambwiye ati Giramata sinshaka kukubona uri kumwe na Karirosi, ndakwinginze. Ibyo ni ibintu Bruno adashaka kubona kandi biteje ikibazo muri uru rugo. Kora uko ushoboye ujye kure ye. Narabimwemereye mubwira ko bitazongera ngiye gukora uko nshoboye. Hanyuma tukiri muri ibyo nagiye kubona mbona Bruno araje n'imodoka yaraparitse. Hanyuma mama we yamubaje impamvu atashye kare, undi amubwira ko hari dosiye yibagiwe aje gutwara. Yazamutse hejuru mu nzu, hanyuma yarampamagaye nanjye ndamukurikira. Twageze mu cyumba, hanyuma arambwira ati Giramata Karirosi afite gahunda yo kugenda, hanyuma wowe bimeze bite? Naramubwiye nti rega ntegereje kumpa divorce ngasubira iwacu, nkumbuye kuba mu buzima bw'iwacu nkaruhuka. Yaranyegereye amfata mu kiganza arambwira ati Giramata sinitaye ku byabaye ariko ndagukunda, ese ntago wareka tugahana amahirwe tukamenyana birushijeho? Narikanze ariko nanjye nari naratangiye kumukunda. Gusa naramubwiye ati ubu nta muntu ari wowe ari na Karirosi, nta muntu mfite kwizera. Nabwirwa n'iki ko nawe udashaka kunkinisha cyangwa gukina n'umutima wanjye? Yarambwiye ati ndeba mu maso, ntago ndi umugome, gusa ibyabaye birababaje ariko nisanze naragukunze. Naramubwiye ati icyo kiganiro tube tukiretse, ndumva ndatuje. Hanyuma y'ibyo yarambwiye ati reka ngusabe ikintu kimwe, ndagira ngo nimugoroba umpe amahirwe ko tujya gusangira. Ndashaka kubasohokana na famiye yawe n'iyacu tukajya kugera ahantu dusangirira. Narabimwemereye. Hanyuma y'ibyo yaransezeye aragenda asubira mu kazi.
nakomeje kubaho ngaho, ariko hagati aho Karirose kubera ko nari namaze kumwangira yahamagaye papa, hanyuma amubwira ko hari ibintu ashaka ko amutwarira akajya kubihereza undi muntu. Papa yarabifashe yinjira mu modoka, yarabitwaye koko. Ageze hagati mu muhanda yagiye kubona muri imodoka za polisi zimukurikiye zivuza amahoni cyane, yagize ubwoba arahagarara. Polisi zaje zihuta zihita zimukura mu modoka, zarasatse zikuramo igipfunyika, bagiye kureba basanga ni urumogi. Bahise bamwambika amapingu. Papa yabaye bibaye, ariko kubera ko n'ubundi bari babifatanye bamujyanye kuri gereza. Bahise bampamagara bambwira yuko ari nanjye nahise nihuta. Nkigerayo nagiye kubona mbona Karirose nawe araje. Yarambwiye ati nanjye barampamagaye bambwira ibyabaye kuri papa wawe, niyo mpamvu mpise nza. Hanyuma nagize ubwoba nibaza icyo ngiye gukora. Yamfashe ukuboko anjyana hirya arambwira ati aba bapolisi ni inshuti zanjye, mfite gukora buri kimwe papa wawe akarekurwa, ariko nawe hari icyo ngusaba. Naramubwiye nti niki? Yarambwiye ati ugomba kwemera kujyana nanjye papa wawe nkamufunguza agataha cyangwa se akagumamo hano. Papa yarashaje, yari umunyantege nke, nabonaga atashobora kumara igihe muri gereza. Nta kindi nakoze, nahisemo kujyana na Karirose ndabimwemerera. Hanyuma papa baramufunguye arataha ajya mu rugo. Hanyuma Karirose yarambwiye ati amasaha yo kugenda numvishe Brina avuga ko mugomba gusohoka. Ugomba gusohoka ukajyayo ukirinda kumwereka ko uhangayitse, mugakora ibyo mukora, ariko uzi neza ko ariyo saha tugomba gucikira wowe na murumuna wawe n'umuryango wawe wose. Narabimwemereye. Hanyuma twagarutse mu rugo, umugoroba ugeze Brino yaraje, turitegura twese turambara neza bisanzwe. Nari mberewe cyane, yanzaniye umukufe mwiza usa n'amaherena ndetse n'isaha. Byari bihenze ariko narabitinye, mubwira ko ibyo bintu namenyereye kubyambara. Arambwira ati ni ibyawe nabikuguriye byambare. Yarabinyambitse arambwira turaberewe, nanjye ndamubwira nturakoze. Hanyuma twafashe imodoka turagenda, twageze aho tugomba gusohokera turicara. Baratwakiriye turanywa turabyina, ariko njye sinari ntekanye kuko numvaga ndahari. Brina yaranyitegereje arambwira ati ko nkureba mu maso nkabona usa n'udatuje, ufite ikihe kibazo? Naramubwiye ati nta kibazo mfite, ahubwo ibintu nk'ibi simbimenyereye, niyo mpamvu rwose wihangana. Hanyuma tukivugana haje umukobwa wakoranaga na Brino, batangiye kuganiraho gake, bagenda batera intambwe bagenda. Hanyuma bavuye aho twari turi bakomeza baganira kuri gahunda z'akazi. Hanyuma Karirose nawe yari hafi ahacunga, yahise aza amfata ukuboko arambwira ati iyi niyo saha yo gucika. Nanjye nahise ndeba ahantu papa ari na murumuna wanjye na mama. Twahise dusohoka byihuse, twasanze hanze imodoka yari yateguye, twayinjiyemo turagenda.